audio ya Ask Marvin none ahanga namufashe Ask Marvin ari kumbwira buri kimwe cyose ndayifite nuko nahereza umuntu ngayikinanga nawe nayizana avuga uyu muja mu buryo twamufashije none uyu musabonye amaze guhembwa nibwo atangiye kumva ko aremereye imbere cyane itarahembwa kutavugaga hanyuma rero uyu mujeni ikintu twapfuye cyanyacyo kigaragara n'uyu munsi na aga na warakizi ko twaje turakivuga cyari cyo kunyura inyuma akajya kuvugana n'uwo mutipe akajya neranya nawe none ndavuga ati aho kugira ngo nyimujye munzana mu matiko ngiye mbabara urukorane na Derek aritarutsa ngo ngiye sishaka gukorana nawe ngo ngiye ngo nabaye mukira umuvandimwe ibintu nibyo ndavuga okay araza asaba imbabazi hano kwa aga aravuga ati na nimero y'umukirere kanyisibe mukorana ngira ngo birarangiye ariko ngiye buriya ndi wa muntu nubwo twavuye hano kwa aga nagira mbanze nkohereza iminsi 3 mbanze ndebese uyu muntu koko ibintu avugiye hano agiye kubikora nundi biranga biba kwa kundi kugeza ubu nicyo nahise nkora ndahitambwira urwamuje amavuga ati kugira ngo ibyuma bive hano ugomba kumereza amafaranga amaze kuyama rero nibwo uyu mujamu uyu munsi mugende murebe ikiganiro yakoze cya speech niba ari speech niba icyavuga ngo ku bagore batwite mbona bafite n'amababa yakoze nyuma yo gutandukana nawe bigaragara ko ngiye cyo nari naketse cyo muri uko nubwo batavugisha gukuri cyari cyabaye kuva mu uyu munsi muri gukorana nkuko bivuze ingingo nyamukuru n'ujya kuvuga ibintu twapfuye nawe si twapfuye yuko ngo we ni nkuko uvuga ngo wangaburire mani bro bandebe no mu mafoto nayo bakurebe ninde muntu ushonje mani nje ntago ndi wa muntu ntago ndi wa mugabo wajya kuvuga ngo ngiye kurya kwa runaka ngo nyine ngumage mwana ibiryo nariye muri Rwanda nibi koko ku buryo wambwira ngo ibiryo bro bagende bakurebe nanjye bandebe muri ayo mafoto barebe umuntu waza gusaba ibiryo ngiye ubwanjye mwana bro ibuku umunsi wo mbwira ngo muraburayi ngira kwimuka nari ifite umuceri fite nakawunga mu nzu najye nanateka abantu bansura barabizi sinjya nanateka kuko ngiye nirira restaurant ndabifata ndabishyira mu modoka ndabizamuka navuga ati abavandimwe bataburara umutima wawe urabizi umutima wawe urawuzuza ukuri ariko biranangaza nko kugira ngo uze hano ubwira abantu ngiye ikintu kinacyo cyanambabaje ubwira abantu ngo warangaburiye ngo cyane ihembwe kabiri konyine bro cyane ihembwe kabiri konyine kandi ihembwe amadolari 200 nge nawe twayasangira gute kugeza ubwo ureba umujama bita Felicien yaraje imvura iri kugwa baguhaye priyave niba utanabyibuka wabuze pfo na ruguru umuntu bita Mukasa yakwimye amafaranga uri kumva dudiringa n'uwo mujama ndambwira ati uyu mujama reka tudiringe nawe agoreze 200 nabura wimuke ibyo ni ibintu rwose n'abantu bari hano rwose twakuranye barabizi ko nta n'ijana navuze ati kugira ngo baravuga ngo kubera ko turi mu kazi ufata ijana nawe ufata ijana ndavuga kugira ngo ufata ijana uzasitaragura nguhiga amafaranga ayo mafaranga 200 ndarahira imbere y'Imana ndayakurekera yose urayajyana ariko nyine kubera yuko kwa kundi umuntu yitonda nyine akavuga ati reka korane n'abantu bikarangira mwana umuntu agusuzuguye kweri nyine kubera ko ntaje mu buzima bwawe ngira ibyo nkora mu buzima bwawe none kubera ko tutagikorana uri kumva nyine ko nabaye imbwa imbere yawe bro nujya ujya no gusebya umuntu uvuga ibintu bifatika mwana ubu wakumva hari ibintu by'ubwira abantu nyine muri iyi mihanda usibye nyine ko abantu banariza nabo bakabireba ngo imodoka mu Rwanda wayibuka yishyira muri video amezi 6 kota watinze kandi mfite iminota mike wasoje oya icyo ndi wavuze nge ntago ndi bwongere kuvuga ngo nawe uvuge ngo nanjye mvuge ibyo ntago byazageze ejo ngewe wavuze bumvisha uruhande rwawe nanjye navuze bumvisha uruhande rwanjye ariko mane reka nkubwire nujya ujya gusebya umuntu umugabo mugenzi wawe uvuga ibintu bifatika nyine byiki ubu se dore ngo uyuteta ari hano teta ngo yari hano teta yaraje afata amarido yiwafata buri kimwe cyose buretse gato mbanze nkubwire hanyuma ibyo tubivemo gato ndangije ubwanye ndavuga tumuvandimwe ne yasigara mu birahure birangaye nje kubya Mukasa intanibuka ibyo tugomba kuganira ukota
urikumva festival nibwo bwa nabonye umuntu w'umugabo wiba cyo kintu bakiruka oya genda mwana ujye usebye mugasebye umuntu cyaga reka nkubwije ngewe ndanagiye sinakomeza kuvugana ubutafu nkaguhereza nkaguhereza uwo mukasa uvuga uribuka umwiba wowe ukiba nkaguhereza nkumva ngewe mukasa ngo uyu muhamagare mukasa ngo uyu muhamagare no nkaceceka ngayibaze nk'ibyo bintu nkwibutse ko mukasa yamaye 200 bya kamera nkajya kubiyorera mu gitondo nkwibutse wiba inzoga wowe ukayikumushura muri ubwo bubaga bwawe ako mwagiye mureka mwana ngewe abantu bafite wari wabona nk'inzoga n'umunsi wari bahamagara mukasa none atumubaza dore n'aba bose barabizi n'ibisebye umuntu nibyo nindi kuvuga yagenda man ntukigire dore ngo uyuteta n'abandi bantu baranze nge niba inzoga ndayinywa ndaje nkore icyo kiboro cyose kwanza buretse gato reka ngewe sinywa inzoga dore ngo uyuteta bose barabizi ndi umusiramu sinjya nywa inzoga n'umunsi wari hamagara bitkira vuga ukuri kamubeshye hamagara bitkira umubaze niba bitkira si wizinzo ukajya kumubeshyira imbere y'abantu teta aga promoter bitkira vugisha ukuri nk'umuntu usenga wari wabonota bitkira nawe bitkira nawe uzi cyangwa uramuzi none se ndiba inzoga ndazinywa tubariza ubujura bwawe umwiba inzoga manu ukajya kubeshya ukiba ku myage none se ahubwo iyo uza kuvuga wowe ubwawe ku giti cyawe wowe inzoga yasinzinywa ndatwara inzoga kugira ngo bigende byawe uri kujya gukorana n'abo bantu bose kugira ngo muvuge Derek reka mbumvishe buretse gatuguretse mu myutinge mwese mani nge ngayibaze tutango n'ibyo inzoga nge niba inzoga uyu muntu mujye muvuga ibintu mufitiye gihamya atajya nayinywa wowe ngewe mwizokira mweze cyane ntabwo mumuzi bitkira mu mutumire kuri live avuge niba utaribye inzoga ukamubeshyera imbere y'imbaga y'abantu turi muri anniversaire zaho nyumvira n'izina ry'Imana kujya gukora vuga uko byagenze mari vuga uko byagenze vuga uko byagenze izo si byanjye riveho bahamagare ba ask nabandi bose oya vuga uko byagenze nge sinjya mani reka ndi wamujya baze barebe garderobe y'inkweto zanjye baze bazirebe teta wari wabona nk'inzoga n'umunsi wari izo nkweto z'umweru wambara n'izande mani ifite imiguru ibiri hariya bro ifite imiguru njya kugura inkweto nagugura ipantaro bro uwo munsi nibwo ndahamagara umuntu bita murumuna wa nuze wawe niho naziguze ntazo wibye nacyo ndahamagara uwo naziguzeho avuge ko nazibye ese wajya ibintu bigaragara mani ngiye vuga ngo nazo nibye nhite nkwibutsa ndahita mpamagara mukasa no ku giti cyanjye ibyanyu mubireke usebye ko ntabwo guhira ibyo biboro sibyo mbisabiye akantu gatamanze tuzanye na rukotana kuko yagenda waretse bakavuga ukuri ngiye ubwaje kugitanje sinzoga ni wowe inzoga bakure no mu mavideo yawe ufite amacupa wari wabona nk'inzoga uracyashaka ko nge nawe tuvuga kuko ndi gushaka yuko nanze hari boro ngiye ndashaka kuvuga ku muntu ariko kuko mbona ngiye naburana naye mani nako nakabaye nicara ku meza navugana nawe tubyimurire kugana no gusabanya simbikunda rwose uracyari ukeneye mbere ukeneye kuzamuka wazamuka usebya abantu ntago wazamusebya abantu kuri ibyo ngibyo rukota ndakwita amashusho yawe izina ry'Imana ntacyo uyazane utari witujya kwiherera simbizi kuko wowe mani rekana na rero mundi sinaborana na uwo mugabo Rukota uri umuntu w'umugabo uri kumva ihangane ngenda editinga nkuko editinga naba ibyo nibyo kuvuga nzihamagarira abagufashe mukasa mutuje nawe urangije kugira ngo umwiture ibintu bizima muhamagare mukasa najya kumushutinga narakwiboneye wanze kumushutinga dore muhamagare nkajya ngenda wanze kumushutinga bro muhamagare ntacyo ari speech niwe wajyaga kuza gufatira urukumva dore ke speech bamuzani najyanaga ibyuma waranze kumushutinga yakwishyura amafaranga yiwe uranzi ko bitanga ikibazo cyawe nuko
kanyonze ngiye n'amakuru yawe mba mfite abo bana murekera aho mwana amakuru yanyu twayumvise umva ahubwo mbabwire mwese ndabazi ninjye wabicaje mbunge byabananiye munyango mwiyunge ariko mu mwanzo twatanga cy'umuyunga nta kintu na kimwe mwize mukoramo aho icyahise gikorwa Derek yesa kwirukana burundu yisimisoko